hanyuma ntago muterwa ubwoba n'ijambo rivuga ngo dore nje guhemba no guhana byanga bikunze icyo kintu cyo kigomba gusorera kuri buri muntu wese kuko buri muntu wese ibyo biba nibyo abona nibyo asarura ni umubare mwinshi ugenda ubona ukabona kandi abo ngabo biyita ko ari abakozi b'Imana kandi ari abakozi ba Sekibi nabo nago batinda kugarukaho n'ibyo bagiye noza nujya ubabona akenshi hari no maze iminsi mbona kuri TikTok bamushinja ngo gusambanya abagore babandi gutwara abagore babandi akenshi bene ibyo ngibyo ingaruka zabyo ni ngombwa ngo zigaragare nkongera nkahindukira na leta mvuye ku ruhare rw'abaturage ko imyumvire yabo ndabyumva nuko nguko ariko nka leta ni umubyeyi nijye igomba kureberera uwo muturage kandi gahunda ya leta nuko umuturage agomba kugirira uruhare mu bimukorerwa none umuturage yagize uruhare mu kwisanga mu cyiciro cya 20 uribuka ko bwa mbere biza bisirikira kuri social media babanje kubitera twatsi ngo hoya ntago ari byo ngo ni ibihuha bidateka ibyo mwitaga ibihuha mwasanze ari ukuri cyangwa mwasanze atari ukuri ibintu bijyanye na saving my dear usanga buri wese ikintu asingiriye akirira rimwe nk'avoka zihiriye umunsi umwe abanyarwanda cyangwa se societe yacu nibabanze mwumva ikintu kijyanye na saving ibyo bitabaye ibyo uranga kwishyura mitiweli ejo uzasaza usosoka urusobane uzavuga ngo uzivuza ibicuncu n'umuravumba uzashiduka bakujyanye iwabo wa twese kandi buri ikintu cya mbere kibaho kigoye kinahenze kitagenda kiga n'ubuzima bene data mwebwe mugira amahirwe yo guhagarara imbere y'abantu benshi kandi mukababwira iby'Imana mubibutsa no gutanga mitiweli munabashishikariza munagerageza no kujya muri iyi mibare kugira ngo mubibumvishe kuko nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo iki gikorwa kigerweho kandi nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo n'umuntu akomeze kubaho mu magara mazima roho nzima mu mubiri muzima nushobora gusenga urwaye umeze nabi nushobora kumera ibintu byose bigendana n'ubuzima reka ngushishikarize wowe uhagarara imbere y'abantu ubashishikarize kubahiriza amabwiriza ya mitiweli ndetse no gukora buri kimwe cyose kugira ngo ubuzima bugende neza ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwe mwese mu gukurikira Papi Empire TV ndizera ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu abadukurikiye muri mu majyepfo amajyaruguru birasirazuba iburengera bwaryo bari mu mujyi wa Kigali namwe tubateye yamba bari muri diaspora ku migabane itandukanye namwe ndizera ko mukomeje kugubwa neza imigisha y'Uwiteka Nyiringabo Imana ibasesekareho ndabashimira bakoze subscribe ndetse n'abatarayikora ni mudufashe kugira ngo uku kwezi twihaye birangira aba subscribers 100,000 tubyojoje igikombe cyanyu nyibazanire nyibamurekere ibibundi bigende neza cyane ndizera ko mukomeje kugubwa neza abo bitameze neza mwihangane abo bimeze neza muhumuriza abo bitameze neza kugira ngo tugire icyo bise magirirane ubuzima bwa muntu nuko bwubatse nta wubaho ngo yishobore umunyarwanda yabyaye umwana aravuga ati nta mugabo umwe ibintu byose abari ugufashanya igikoresho cya gisirikare kimeze neza so kuri kamera za Papi Empire TV ndi kumwe umukozi w'Imana bamwita Prophet Joshua ariko utandukanye na wa mu profete w'umusinzi ariko ngo navuga ibyo tugiye kuvuga ntago ari ubuhanuzi cyangwa se ntago ibyo tugiye kuvuga bishingiye ku myemerere turaza guca mu tuntu n'utundi niyicariye ahangaha bahita kuri Classic Hotel ubundi ahangaha ni mu bwatsi bw'uwitwa Nkundineza Jean Paul ubungu araducumbikiye iyo umuntu avuze Classic tonto uhe afungiye iki ngwino breakingire Jean Paul oya gwirano pasiteri se ko wambaye nk'abashumba ni umupasiteri uri umukozi w'Imana uzi ko ari byo umeze ute Jean Paul ni sawa uzi ko totafunzwe ntamuzi ariko najyaga mwumva tonto twarakoranye kuri Fine FM akaba rubize niba waruzi ko afunze ntabwo nari mbizi ko afunze okay afungiye iki ni ibintu harimo umugore afungiye Rusororo ubwo ntabwo arashyikirizwa parike rero yamaze Rusororo abakiri muri
dosiye barayihisha ariko ubwo nyine ugize amahirwe breaking wa uramuzi totosha bahabye abayobozi nkawe kandi ubushize yakize Viole wa Imana imworohereza ariko ubushize bari bayimuteze yari nka propaganda yakoze baravuga ko bayimuteze none se kuki bara bamutega ikintu kimwe ko nta muntu urantegura urumogi ariko mwazarunteze sha buriya iyo ushaka imbwa uyitegera ku mayezi koko wantegura urumogi gute utanarumwa Fande yavuze ko muzamuzanira umuntu rwakijije sha nanjye ndamushaka ariko nibwo yaba hari buriya yabivuga hari umuntu wakirirwa n'urumogi se Fande yavuze ati muzamuzanira umugani twibwanire twubwiye kuri icyo Jean Paul iki kintu cya Perezida Kagame yabivuzeho nimugoroba iki kintu cy'ibiyobyabwenge cyanagarutsweho na nyakubahwa Perezida wa Repubulika tubona polisi yangiza urumogi ikangiza ibiyobyabwenge birimo inzoga n'amakanyanga n'ibindi ariko ibintu bijyanye na heroine ibintu bijyanye na mugo kokayine ntago kandi nta hantu biproduizwa hano mu gihugu biva hehe bwo habura iki ngo bimene nabo mageragere ba heroine kokayine nibyo biremereye usanga ari abanyamahanga benshi bafatirwa ku kibuga cy'indege heroine kokayine usanga ari aba Nigeria Philippines narababonye aba Nigeria cyane hari nabo muri Philippines nabonye ariko urumogi ni abana b'u Rwanda mane nta muzayirwa wafungirwa urumogi none se hari toto mbira umuzayirwa wabona amageragere ngo wafatanywe urumogi yafatanywe amabuye so bamwita Jean Paul Nkundineza ni umunyamakuru umusesenguzi kandi w'umuhanga nkunda cyane ngo ni bandi bafatanwa amabuye ngo n'abakongomani abanyarwanda bafatanwa urumogi abakongomani bagafatanwa amabuye abanyafilipine bagafatanwa amaheroine na zamu amaheroine ubwo ninde woroheje muri abo oya nta muntu ubwo tugiye kubireba twasanga umukongomani ari utoroheje akomeye ni kumwe wirukana ugugu n'igufu ukaza nurimira bungure woroheje n'uri ubwo se tuvuge ko ari uri ku rumogi ntago mbizi ashaka kuworoheje sinzi ariko woroheje n'urumogi amabura burize ubuse ko mushuti wanjye yaririmbye indirimbo ngo rwanyishe ari wamubajije urwamwishe urwarero wabyaraje n'urumogi bamwita Richi umuhungu wanjye ni umunyamakuru mwiza cyane wo kuri Papi Empire TV ndetse na BTN TV ndamwemera cyane kabisa yaririmbye indirimbo ngo rwanyishe ariko mugani urubyiruko rushatse rwitandukanye n'ibiyobyabwenge amakuru mushuti wacu aduhaye Jean Paul Nkundineza yuko umunyamakuru mugenzi wacu Mr Tonto afunzwe Uwiteka amworohereze buriya hakosa ukora ariko nanone bakagutega n'imitego mitindi kugira ngo dufite isi ibayeho gutyo bagenda bagutega imitego kugira ngo uyigwemo nuko biba bimeze Uwiteka amworohereze ntago ayo makuru nari nyazi ariko ubwo nyamenye reka nze mbyinjiremo mbimenye ngo ni ikihe kibazo arazira iki ubwo amakuru tuzamenya amashya kuri ibyo tuyagarukaho imitego yo ntabwo yabura gutegwa ariko ikintu gishimisha no kubona utezwe umutego erega ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nshobozwa byose na Kristo umimbaraga gusimbuka imitego nicyo kintu kiba ari insinzi kuruta kandi ikintu kibabaza umuntu wateze umutego no kubona uriho kandi aho uyashakaga kuba atari huri iki kintu nyakunda kukigarukaho uzi kurwazwa n'umurozi wakuroze akaba ari gukurwaza subwo wakira umurozi wakuroze none akakugira inama y'icyakagombye gukorwa ngo ube wakira amahirwe menshi abaraho aragusonga umurozi wakuroze akaba ari uza kuvuga ngo ngiye kukurwaza sinzi amahirwe menshi yo gukira ntabwo abahari babikubiye gakeya uburi kugenda ubwo rero Mr Tonto Uwiteka amworohereze nta kundi nuko isi yubakitse so nari ntangiye mbivuga ndi kumwe na Prophet Joshua ariko utari wa wundi w'umusinzi mbona urabisetse ahandi umeze ute ndaho ndashima Imana umugore n'abana baraho bose barakomeye mu murimo
naho biraho turashima Imana. Amina. Turakomeye turi gusenga rwose abantu bagasubizwa bakora imbaraga z'Imana. So Prophet Rachel namuzanye kuri ino channel ya Papi Empire TV kugira ngo mumukundishe n'abandi kabiri ajyaza acishe abe umuyoboro wo kunyuzamo ibyo Uwiteka Nyiringabo Imana yavuganye nawe. Ariko ndashaka kugira ngo tuze kuba tuganira kuri bimwe mu bijyanye na kariyeri ubarizwamo, tunaze kuza kwinjira muri societe mbamo nanjye nk'umunyamakuru mbona byinshi, ariko turaza kuba tugenda tubisesengura kugira ngo byose bibere icyarimwe kutuzanira ibyiza. Turi kumwe n'ishuri ryiswe Umuhuza Business and Training Center, ni ishuri rikwigisha ibijyanye n'ubumenyi ngiro, gukora amarange, gukora ibikomoka ku mafarini, ndetse kuri ubu ngubu bakaba banakwigisha ibijyanye no kuvanga amarange ndetse no kuba wakwiga ibindi bijyanye n'ubumenyi ngiro butandukanye. Abaganye Umuhuza Business and Training Center kuri ubu barigamba cyangwa se bamaze kuba abajejeta faranga bitewe nuko nta wigeze akora imirimo y'amaboko ngo asaza sosoka ari urusobane, ntago bishoboka. Bamaze kugushyiraho rero na gahunda ya boarding, nyamuneka kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Wowe ushaka kujya kwiga mu kigo cy'amashuri cy'Umuhuza Business and Training Center, wahamagara izi nimero 0788772187. Ndayisubiramo 0788772187. Aho ni mu Muhuza Business and Training Center. Turi kumwe kandi na company igufasha kubijyanye no gupima ubutaka ndetse no kumenya imbibi zawe, kureba icyo ubutaka bwagenewe ndetse n'ibindi bitandukanye. Bayita Deco Green Company Limited. Mu karere ka Rubavu tuhafite iyiswe Deco Green Apartment igufasha kuryama ukaruhuka neza. Deco Green rero twe dukorera hano mu nyubako ya TCB mu mujyi rwagati muri etage ya gatatu muri TCB, iri etage nshyashya iri munsi ya Simba, naho ngaho dukorera. Ku bindi bisobanuro rika ndebe nimero nyibakacike kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Muri Deco Green amarembo arafunguye, ariko wanahamagara nimero yanjye bwite nabwo byakorohera. Ariko ibyiza reka mbahe nimero zo kuri office kugira ngo umunsi munambuze umamagaye akambura ntazavuga atari ko se nyamuneka bimeze bite. 0790466317. aho ngaho uraba wamaze kugera muri Deco Green. Tubakorera n'ibintu bijyanye no gukora finishing ku mazu ndetse no gukora interior design n'ibindi bitandukanye kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Ibintu ni fresh sana. Bishop umeze neza? Ndaho ndakomeye. Urakomeye. Mbere yuko dutangira iki kiganiro reka tubanze twiyumvire aba baturage batuye mu murenge wa Gatsata, ndetse bamwe baranahakorera umunsi ku wundi. Muri iki cyumweru kuri uyu wa mbere nibwo batangiriwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gatsata, ari kumwe n'urwego rw'abanyerondo, ari kumwe na daso, ari kumwe n'urubyiruko rw'abakorerabushake. Nta kindi cyavugwaga, byari ukugira ngo bishyure ubwisungane mu kwivuza. Uwabaga atarishyura ntiyabaga yemerewe kwinjira mu magaraje y'icyerekezo. Umukwabu reka tubanze twumviye inkuru tugarukiye mu kanya. Amazina yanjye ni Ndahiro Valence Papi. Bamwe bati ibi ni ugufatwa kunda, abandi bati nta utaza akamaro k'ubwisungane mu kwivuza, abandi bagashimangira ko ibi byakozwe bidakwiye, ngo mu gihe bagaragaje ikijyanye n'akarengane kabo bagasaba ko bakagombye guhindurirwa ibyiciro byo kwishyura, ngo nyamara ubuyobozi bwite bwa leta bugasa nkaho bubiteye umugongo. Bamwe bati ntiwabura ibihumbi 3 ngo we wabasha kubona 20. Iyi ni intero n'inyikirizo y'abakorera umunsi ku wundi mu magaraje azwi nk'icyerekezo, ndetse n'abaza kuhakoresha bazindutse baje mu kazi nk'uko bisanzwe bagasanga hamaze gushyirwaho umukwabu wakozwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata ari kumwe n'inzego z'umutekano zirimo daso, abanyerondo ndetse n'urubyiruko rw'abakorerabushake. Aho kugira ngo winjire muri aya magaraje y'icyerekezo cyangwa se abafite imirimo itandukanye, byasabaga kubanza kwerekana nimba babashije kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Bamwe mu baturage ikikango ni cyose ndetse ntacyo bashaka kuvugana n'itangazamakuru. Gendo baze bariyongeye nawe. Cyane ntabwo wishyura nawe mitiweli.
mu gihe abagahinda gasaza umutima bagira bati ikibazo dufite mituweli ni nziza cyane ariko ikibazo dufite cya mituweli twishyuraga amafaranga 3,000 none tuba turishyura 20. ayo 20 wabuze 3 uzishyura 20 gute? No kurya ni ikibazo, urumva? Ubwo rero cyo twari dufite kuba twaranwe kwishyura 3,000 bakaba barushe ku 20,000. Kwa none umuntu wabuze 20 wabuze 3 atazabona veni n'akazi karabuze. Byarangiye ahubwo twese turi hanze gutyo. Wapi ni igikorwa twakiriye nabi, ubwo bigaragara ko ubwo nyine tutabyishimiye nyine, kuko hari abantu bananiwe kwishura 3 no kubaho bibagoye, kandi ari ugera no kwa ba mudugudu ugiye kuvuga icyo kibazo nabo bakakugora. Umudugudu wamubwira akahita kohereza ahandi, nkatwe tubayeho ari uko twaje hano kugira ngo tubone n'abo bantu badufasha bikatugora. ubu mugiye gutahira kabaye yatari ntago byoroshye. Igihugu cyacu turagikunda ariko rimwe na rimwe iki gikorwa cyakivuye ku muntu ntabwo cyanezeza umutima w'umuntu. Cyambere mituweli ni inshingano ku munyarwanda, ku muntu wese uyujuje imyaka cyangwa se barizwa no mu cyiciro, kondisiyo ni mituweli. Ariko iyo bibaye ko umuntu agufatira ku kazi ntabwo ari ikintu kigaragara neza. Wajya ngo hari ikindi kintu cyishe inyuma y'ibi. Ni iki kiri inyuma y'ibi ko kwishyura mituweli ari inshingano z'umuturage, ari inshingano z'umukuru w'umuryango? Ni iki gishobora gutuma hafatwa itegeko n'ibwiriza rimeze gutyo byuka mu gitondo ugasanga ku kazi kawe hagiye ingufuri? Tutahiye aho dusubiye mu rugo, dusubiye mu rugo kuko urumva kazi kakinzwe, nta wakwinjira mu kigo. Ijyanye no guhinduza icyiciro, hari igihe ugerayo mudugudu bakakurebera ngo muri mashini ngo amafaranga ngaca kuri simukadi yawe ngo niho ngo bahereye ngo batanga ngo ziriya veni zo gutanga ngo za mituweli. Hari igihe ugerayo mudugudu akanga kugufasha. nimba bareba kuri telefone bagasanga hacaho menshi, ubura yo kwishyura gute kandi uri umukiriya n'abona muvoma yawe? None si twebwe hano hari igihe banyuzaho ama PS y'abacuruzi nk'umuboss adahari, nk'umuntu akaba ari nk'igisenyi watashaka kugera ahangaha kandi akaba atizeye yo kwiduka ari wowe yizeye, bikaba ngombwa ko amafaranga yanyuza kuri telefone ukayajyana ukereza ama PS y'abandi. Ubwo abashinzwe umutekano w'ibyo ngibyo babibonye ayo mafaranga acaho ngaho nabo bagira imbogamizi zo kuguhindurira. He n'ubitinya. Uri mu cyiciro cyangwa kwishyura amafaranga angahe? Ndi kwishura veni. Ibi byaje guteza ikibazo cy'ubucucike ku binyabiziga bikoresha uyu muhanda wa Gatsata Nyabugogo ndetse n'abaza mu magaraje y'icyerekezo. Biba ngombwa ko yambazwa polisi kugira ngo ishake inzira uyu muvundo ube wabasha kugabanyuka. Kuri iki kibazo twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali Madamu Emma Claudine Ntirenganya kugira ngo tumenye nimba uyu mukwabu uzakomeza kubyukira kuri aya magaraje y'icyerekezo cyangwa se hari iherezo biraza gushyirwaho, ariko ntabwo twigeze tubasha kumubona kuri telefone ye ngendanwa. Ubwo yari yitabiriye ikiganiro cyabereye kuri Royal FM, umuyobozi w'ishami rishinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Kayigamba Godfrey yavuze ko hari ikibazo cy'abataranyuzwe n'urwego rwa mikoro rugenga umusanzu wa mituweli de sante, kandi ko abasaga 360 bajuriye ku mafaranga asabwa mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Sinahaguruka ngewe nk'umuturage ngo njye ku kagari mbabwira ngo banshyize muri 20 ndashaka kujya muri 5. Ngomba kuba mfite ibyemeza ko umwiriye kujya muri 5. Uzi abaturage kurusha undi n'ubuyobozi bubegereye noneho ku mudugudu. Ariko umuyobozi w'umudugudu umuntu umwe wenda kubera umuntu n'umuntu ushobora kuvuga ati banshyize kuri 20 insinyira njye kuri 5 hari uko turi bugeze. Kugira ngo ibyo byose ubyirinde turavuga tuti iba ari komite yo ku mudugudu igizwe n'abantu 5. Ya fishi uyijyane, umuntu yagiye kagari bamuha ifishi, iyo fishi akayijyana ku mudugudu bakayuzuza, barangiza bose bagasinya akayisubiza kagari. Ya makuru ari kuri ya fishi imwe iri muri system bakagenda bakayashyira muri system. Hari igihe bita bihinduka ako kanya, hari igihe bidahita bihinduka kubera hari ibindi bintu abo ku kagari badafitiye ubushobozi. Urugero
ngenda avuga ko nagifite imodoka ariko muri system barayibona ubwo bisaba ko umuntu wo ku murenge wa Rwanda Revenue ari we umbwira uti zana ibyemeza ko utagifite imodoka tuyiyandukuje iyo bijyanye bakabikora ku murenge ikavamo waba utabifite urabyumva amakuru gutanga batuzuye. Icyifuzo cy'aba baturage barasaba ko bakagombye gutegwa amatwi bakabanza bagashyirwa mu cyiciro bumva bifuza kwishyura amafaranga ajyanye n'ubushobozi bwabo ngo naho ubundi kwishyura ubwisungane mu kwivuza ni intero n'inyikirizo byakagombye kuranga buri munyarwanda. PTN TV mu murenge wa Gatatu mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papa twagiye none nyuma yuko aba baturage ibyo bavuze urabyumvishe icyo abayobozi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bavuze kuri ibi waracyumvishe ariko nta nubwo ari ikibazo cyavuzwe n'aba bayobozi gusa. Iki kibazo cyanagarutsweho na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ubwe avuga ko abaturage bashyizwe mu byiciro by'amafaranga bagomba kwishyura ntibabyishimire bagomba koroherezwa bakajya mu mudugudu bakuzuza ibyo buzuza bagashyirwa mu byiciro bagomba gushyirwamo. Ibi bigaruka icyo gihe bitangaza minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yari mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda yakoranye umuganda usoza ukwezi n'abaturage amezi 3 aratambutse ibyo bibaye byanagarutsweho na minisitiri w'intebe ku kijyanye n'abaturage mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Icyo ngendereye rero ni iki ngiki byigeze kuvugwa ubwo abaturage bishyuraga amafaranga 3,000 yego kuri buri umwe abaturage ntibabasha kubyumva kimwe ariko byibura babasha kwishyura mituweli biba successful. Bamwe mu bayobozi mu bice by'ibyaro ndabyibuka ko bafataga amahene amatungo atandukanye y'abaturage bakayagwatira kugira ngo babashe kwishyura mituweli. Ibyo biza guhabwa umurongo ntihagira umuturage wongera kugwatirwa ku matungo cyangwa ibindi byari byose kubijyanye no kwishyura ubwisungane mu kwivuza mituweli de santé. Uyu munsi none nabonye comment nyinshi zitandukanye bati ibingibi ntaho bitandukanye na wa musoro wakwaga abaturage ataho bitandukanye nuko wakwaga abagabo gusa abagore batabatswe mbese yabuzwe byinshi. Ku ruhande rwawe ibi byakozwe byo kugira ngo abaturage kimwe cyo bazi akamaro ko kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Kare nibwo nigeze kuvuga ngo abaturage bakagombye kumenya ko buri imbwa imenya agaciro k'umurizo wayo ari uko umurizo wacitse. Ibi byakozwe wabyakiriza ibi bintu byakozwe rero kimwe mu bintu icyo nabivugaho ndi kubona nkimara kureba iyi nkuru numvise ibi bintu ntabwo byakozwe neza ahubwo naje kugiramo ikibazo mbere yuko wenda bavuga ngo bagiye gutangira gukora ibikorwa bituma abantu bakanguka bakaba niba hari n'uwari wibagiwe ko yatanga mituweli amenye uburyo bwo kwitanga cyangwa se yongere yibutswe ko igihe cyo kwitanga cyageze cyangwa se niba ari wa wundi uhagaze nka nibindeba ariko abaturage bo bamaze kubyumva ahubwo ngewe ndibaza muri aka kanya kivugurura ndatekereza yuko ikintu ari gishya kigomba kubanza kubwirwa umuntu hanyuma umuntu nawe nk'uko leta igenda bitubwira bakagenda babyumva bakabisobanukirwa nk'uko abaturage bamwe bamaze kugera kure babisobanukirwa ahubwo tumwe mu tuntu tw'utubazo twari turimo kubigendanye n'abantu bahawe ibyiciro nibabyishimiye byaba bigeze kuri kangahe kwijana mu gukosorwa kugira ngo na wa muturage nibajya kumubuza kujya mu isoko bamubwire ngo ntako tutagize tugukemurira ikibazo wahuye nacyo cy'uburyo busha bwo gutanga mituweli. Ahangaha njye nabibonye muri iyi shusho ibyakozwe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsatanyira nabigaye cyane kuko ntabwo ufite uburenganzira bwo kubuza umuturage mu kujya kududuba ngashaka ibimutunga yemwe nashake n'uburyo bwo kuba yabona ayo mafaranga yo kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Kumubuza kujya ahantu ho gushakira amafaranga iryo ni ikosa rikomeye cyane kuko iri garaje akoreramo ishusho byanyeretse ko aba bayobozi mu nzego z'ibanze badafite gukorana bya hafi badafite kuzuzanya bya hafi nabo bita abafatanyabikorwa babo kuko buriya ririya garaje ry'icyerekezo rifite umuyobozi uhagarariye icyerekezo ndetse na komite yubakitse noneho amagaraje uko agiye ari separated buri garaje rikaba nabwo rifite
umuyobozi urihagarariye. yego Uyu munsi none kuba umuturage yakwishyura mituweli ni inyungu ze, kubera ko uyu munsi none hari indwara zitabaga cyangwa zitavurwaga na mituweli, abaturage bakirwa kuri mikoro z'ibitangazamakuru basaba ko bakorerwa contribution kugira ngo bajye kuvurwa mu mahanga. Ariko uyu munsi umurwayi w'impyiko aravurirwa mu Rwanda byose ijana ku ijana bikarangira, n'izindi n'impyiko n'ibindi. Nimba rero umuyobozi ageze ku rwego rwo kuvuga ngo njyewe ndabyutse nta kindi bukore, ngiye kubuza umuturage kujya gukora, kandi noneho urimo no kumbwira ngo ishyura mitiweli, arayishyura iki mu gihe atagiye gukora? ahubwo se wabwiye abayobozi bashinzwe akavuga ngo nimukora ibi. Noneho igitangaje kuri ibyo, hari uhagarariye urugaga rw'abikorera PSF. yego Nyakubahwa executive, uri wo kujya guhagarara ku muhanda ukabaza uzaje gukoresha imodoka ngo banze unyereke ko watangiye mitiweli, wabuze ikindi kintu wakora? ubwo buryo yakoresheje bwo kwaka mitiweli ahubwo amakuru hariya mushaka kuba mwarakuyeho byazanye impinduka, abishyura mitiweli bahita biyongera umubare muri kiriya kigo. Iki ni igituma abaturage igikorwa kirimo kubakorerwa bagifata nabi. Akazi akamaro k'ubwisungane mu kwivuza karazwi rwose. Wenda mu giturage baravuga bati ubundi itegeko rivuga iki? Nakibwiriza rivuga ko abishyura 5 nabinjiza umushahara kuva ku 30,000 kugera ku 60,000 mu kwezi. Yego tudakuyeho abo leta yishyurira. Abishyura 5, abishyura 8 nabinjiza 60 kugeza ku 120. Ndumva abishyura 20 ari abageza ku 150 kuzamuka mu kwezi bayinjiza. Kandi ayo mafaranga ni na makeya ugereranyije ufashe 20,000, kubera ko nicyo giciro fatizo. Wenda reka duhere kuri ibi 20. Ufashe 20,000 bisabwa kuri buri muntu, urugero ukagabanya n'iminsi n'amezi 12 y'umwaka, urasanga umuturage asabwa amafaranga 1,667. Aya mafaranga ni ukuba wakwigwa mu ibiro 2 by'ibirayi ku buryo rusanzwe, cyangwa se kubanywa agacupa, ni ukwigwa mu icupa rimwe rya buri munsi kuri mitsingi cyangwa primus cyangwa se na fanta wanywaga. Ayo mafaranga na amafaranga yigoma umunsi mu kwezi kwagabanije amezi 12. Kuvuga ngo mu noneho 30 ni 1,600 agomba noneho amafaranga ahanga ni fanta imwe mu kwezi cyangwa rimwe mu kwezi. Noneho ku munsi ubigenje uko ni amafaranga 56. Uwo sari umunyarwanda koko wabara yo ngayo 50. None 50 birashoboka ko bwakwira udakuze utunyobwa, bwashoboka ko bwakwira utaguze. Mbere na mbere banza wumve ko amagara yawe akureba. Abayobozi ikintu kibagora ni kimwe, gukora campaign no kwiyumva ko umuturage agomba kugira uruhare mu bimukorerwa. Icyo kintu baramutse babishize muri detail, nta munyarwanda utatsindwa, nta n'umwe utatse kubwira umuntu ngo 50 aya 56 ku munsi niyo kinyabumwe cyifatizo cyo kugira ngo aya 56 ku munsi uyakube n'abantu wenda 5 wishyurira b'umuryango, urasanga ari 280. Ni ikiro kimwe cy'amagi 280 cy'ibitoki ku munsi. Ibyo warya kugize icyo ugabanya ukavuga uti nyamuneka byibura nivuze. Ibi rero ni uruhare rw'abanyamadini n'amatorero, ariko kubyuka ugafata irondo, ugafata urubyiruko rw'abakorerabushake, ukajya kubwira umuntu ngo nje gufata ku muntu ngo urinjira mu kazi ari uko utanze ayo mafaranga, byo byonyine ahise abibona nk'ikintu kiri terrible giteye ubwoba. Byo ubwabyo mu cyimbo cy'uko wakamuganirira ni n'ikintu ari gukora atagikunze. Ntabwo arahita bikora. Urabyumva? Byo ubwabyo kugira ngo abaturage bishyure 3,000 byabatwaye imyaka igera muri 7 kugira ngo abaturage babyumve. Uyu munsi kwishyura 20,000 kuri buri umwe. Ariko nanone nkongera nkahindukira na leta, mvuye ku ruhare rw'abaturage ko imyumvire yabo ndabyumva nuko nguko, ariko nka leta ni umubyeyi niyo igomba kureberera uwo muturage, kandi gahunda ya leta
nuko umuturage agomba kugira uruhare mu bimukorerwa. None umuturage yagize uruhare mu kwisanga mu cyiciro cya 20. Uribuka ko bwa mbere biza bisirikira kuri social media babanje kubitera twatsi ngo hoya ntago ari byo ngo ni ibihuha. Bidateka ibyo mwitaga ibihuha mwasanze ari ukuri cyangwa mwasanze atari ukuri. Ariko rero papi nitujya kuvuga mwaganirije abaturage mbere yo kugira ngo igikorwa gikorwe. Mukababwira ngo dore imiti yo kuvura impyiko yo kuvura ama hepatite n'ibindi n'imiti bwiza imbere mu gihugu birahenze. Nimba bihenze rero uwayishyuraga bigiye kugenda gutya kandi ubwo hari n'amafaranga leta ibashyiriraho. Ariko ubukangurambaga campaigns zikorwa nabi. Icyambere icyo twavuga ni ku bukangurambaga ku bigendanye no gufata icyemezo. Urabyemera ko bukorwa nabi? Ariko ku bigendanye no ugende mu mujya wanje bataza kukupirikana. Ku bigendanye no gufata Mugani wa Eric. Ngiye ku bigendanye no gufata icyemezo nicyo ndi kuvuga. Batagupirikana. Reka nkubwire. Ku bigendanye n'ubukangurambaga bukorwa nabi aho ngaho turabyemeranya. Ariko ku bigendanye no gufata icyemezo ntabwo ushobora hari ibyemezo. Ari abayobozi bafata icyemezo bakagiye bigasa nkaho bafashe bicishije isazi inyundo ya Kinubi. Oya papi, oya reka nkubwire ku bigendanye n'ibyemezo. Hari ibyemezo nanjye nemeranya na leta. Cyane yuko akenshi umubare munini twebwe abanyarwanda. Ntabwo nakubwiye ko nanjye umbabarire utaza kunteranya n'ubuyobozi. Ntabwo navuze ko ntabemeranya nabyo. Ariko implementation yuko ibyo birimo gukorwa. Bamwe muri mwe mu byo mubikoramo. Turaza kwiyemeranyaho. Ndabyemera. Je te dis franchement implementation igikorwa kiranumvikana kuba cyumva kugira ngo umuturage azi neza ko narwara akaremba kwivuza bizaba ikindi kibazo. Uzi buriya bagukubise fagitire utarishyuye mituweli akakweda fagitire ijana, ayo mafaranga ugira ngo wayabonera rimwe. Ahubwo nk'ubu aka kanuza ukoze ubuno busesenguzi ukoze bw'iyi mibare buriya hari umuntu uri bugirirwa amahirwe yo gukurikirana iki kiganiro biraza kumufasha kubyumva. Baya nucyumva cyumvisha abandi. Kubera yuko biraza kumufasha gukora imibare burya we yumvaga 20 akumva ni ikintu kiremereye kimwituyeho. Erega societe yacu tunabwizanye ukuri. Ibintu bijyanye na savings. Uyu munsi wa none iri kuri 0% ababasha gusavinga ni baki. Kubigendanye na saving akaba ariyo mpamvu wenda ushobora kubona ukabona umuhaye umubare w'ikintu runaka akikanga kuko kubigendanye no gusavinga bari ikibazo. Ibintu bijyanye na saving my dear. Usanga buri wese ikintu asingiriye akirira rimwe nk'avoka zihiriye umunsi umwe. Abanyarwanda cyangwa se societe yacu nibabanze mwumva ikintu kijyanye na saving. Ibyo kuko bitabaye ibyo uranga kwishyura mituweli ejo uzasaza usosoka urusobane uzavuga ngo uzivuza ibicuncu n'umuravumba uzashiduka bakujyanye wabo wa twese kandi buri ikintu cya mbere kibaho kigoye kinahenze kitagenda kiga n'ubuzima. Kimwe rero mu bintu navugaho kubigendanye na saving buri muntu wese kwanza buri munyarwanda wese wumva yuko hari aho ageze, wumva yuko hari ibyo amaze kugeraho, wumva yuko hari iterambere agiye abona yagakwiriye nanone niba atarafite ubwo buryo bwo gusavinga agatangira no kubwika kuko umunota n'umunota ushobora no kudasavingira niyo mituweli ahubwo ugahura n'ikindi kibazo noneho kikugonga cyagakwiriye kuba gikemuka mu bushobozi ufite ariko wowe kubera ko bigutunguye nta saving wakoze mu buryo bwo kwigikemura bikananirana. Tugira umuco twiga umuco wo gusavinga. Uribuka gahunda bigeze kuzana y'igiceri program. Iriya gahunda nari nayikunze nubwo nayo yagiye ishonga nk'isabune bikarangira ay'urubebya. So sigaye nogereza iyo ngingo reka tunayiveho ahubwo twigarukire ku bijyanye n'umwuka mwitorero. Uyu munsi none icyo umwuka abwira amatorero muracyacyumva neza? Umwuka w'Imana aracyari uko yarari kera na n'ubu ni kwari. Uko yarari kera ntabwo ajya ahinduka. Na n'ubu ngubu umwuka wera arakomeje kandi usibye ko nyine bamwumva ari babandi bafite uburyo babana nawe nyine mu buryo bwo gusenga no gukomeza kumenya ubwenge bwo kubana n'Imana. Ariko nabo none abantu babyumva kimwe ariko umwuka bamwe bati ibihe bibi bidusohoyemo bazaba bikunda bakunda ari kera na n'ubu ni kwari. Nukuri hari umuntu ubu ngubu tuvugana uri mu bihe byiza kuruta mu bya bindi byari bitambutse kandi agakomeje kujya mu mbaraga. Ari umuhanzi waririmbye ngo dore ibihe bibi birahisa ariko ibindi biraje kandi birushe kuza birushe ibya mbere kuba bibi mana yimuwe n'urukundo tabari torero yemwe tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze
murabona ibyo bintu atari byo bidusohoyeho, ni abasinzi, ni abasambanyi, ni abakora ibigawa n'amaso y'Uwiteka Nyiringabo Imana. Ingero zirahari. Kabiri, hari bamwe mu bavuga ko ari abakozi b'Imana ngo bikoranira n'imyuka bagiye gucisha hehe iyo bagiye ngiyo tutazi. Ntago mpamesha urenga simpazi. Tuhazi. Ataza kugira inama buye ngo dore kandi yavuze igihugu cy'ahandi. Simpazi. Simpazi. Ibyo bintu nabyemera birahari cyane bihari. Ibyo bintu ndabyemera birahari. Urakoze cyane. Kuko n'ijambo ry'Imana ravuga ngo ubimenyera ku mbuto za muntu. Yego. Umuntu imbuto yera nizo bikwereka yuko ibyo bintu abifite cyangwa se biri. Kuko iki kintu hari abantu batabyumva kimwe. Bavuga ngo ibyo bintu ngo ni ibihuha, ngo mbese babikura he, ngo abandi kuki batagiyeyo, ariko ibyo bintu birahari. Kuko nakunze umuntu umwe w'umuhanga yaravuze ngo hari Billy Graham yaravuze ngo ikuzimu kuriho n'ijuru ririho. Bivuze ngo ibyo bintu abagikuzimu barahari, n'abandi bafite ubugingo, bafite ubwami muri bo bw'ijuru nabo barahari. Hari umwana wo gukira wo kurimbuka n'umwana n'ubugingo. Yego. Biraterwa n'iki rero? Biterwa akenshi ubundi papi reka nkubwira hari akantu kamwe bavuga ko bazimana bavuga ko bazimana reka imirimo bakora ikabihakana. Hari ijambo rimwe ngiye kukubwiraho kandi iryo jambo sinzi. Ngende umukeresito. Ako kantu kari coding neza bwo nabyaze kumva inspiration yo kujya muri studio nkahita nyisohora iyo ndirimbo. Hari ibintu bimwe urambwiye uti ibi bintu byose bigenda haboneka abo bantu. Hari amafoto bampaye y'igisinzi kibera hakurya iri. Kandi ngo umukozi w'Imana ukomeye. Uhereye kera kose no muri Bibiliya birivuga abo bantu. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo n'abapagani mu itorero. Iyo usomye ijambo ry'Imana ravuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa hakubwira umugabo witwaga Bar Yesu. Uyu ni umugabo wari uzi iby'Imana ariko ntabivuga uko biri. Ngo mu gihe Paulo na Barinaba bari kuvuga ijambo ry'Imana, Bar Yesu akaza akizanira ibyo bitewe n'indamu ye. Kuko amakuru yisomye ijambo ry'Imana kubera ko Bar Yesu yari yarafashe karitsiye imwe ngo y'ahantu bitaga Salamini, afata n'umuyobozi waho. Ni ukuvuga ngo Bar Yesu we igihe yumvaga ashonje yarazaga akakubwira tumva uko ivuze. Itavuze. Noneho wakumvugiza ubwoba wa undi ubwiye akakubaza uti se kugira ngo bigende ukunguku bibi imbere bizima biragende bite? Bar Yesu ati tanga igitambo. Tuzabwirwa n'iki umukozi w'Imana wasizwe utari umwesikoro zambuto zabo? None se ntutangiye uvuga ngo hari abakozi b'Imana wabonye bamwe babasinze? None se hari indangagaciro iranga buri cyiciro, buri kintu runaka, kandi yagera mu kuvuga Imana ukumva ari mu mavuta kwera. Aho buriya rero hari uburyo bugaragaza umuntu, hari icyo bita ngo kujya mu mwuka. Hari abantu iyo ugiye muri ibi bintu akenshi ibintu byose umwuka ugaragazwa n'ibyo umuntu akora. Kuba umuntu yasakuza, hari umuntu umwe mu minsi yashize bigeze kuvuga ngo n'abari kuri match muri stade tutavuze ikipe, ngo n'abari kuri match nabo barafana. Hari abantu bagaragara yuko bari gukorera Imana bameze nk'abafana baba bari muri stade. Hanyuma ntago muterwa ubwoba n'ijambo rivuga ngo dore nje guhemba no guhana? Byanga bikunze icyo kintu cyo kigomba gusorera kuri buri muntu wese, kuko buri muntu wese ibyo abiba n'ibyo abona n'ibyo asarura. Ni umubare mwinshi ugenda ubona ukabona. Kandi abo ngabo biyita ko ari abakozi b'Imana kandi ari abakozi ba Sekibi. Nabo ntago batinda kugarukaho n'ibyo ngibyo bagiye. Noza n'ujya ubabona akenshi hari no maze iminsi mbona kuri TikTok bamushinja ngo gusambanya abagore babandi, gutwara abagore babandi. Akenshi bene ibyo ngibyo ingaruka zabyo ni ngombwa ngo zigaragare. Nukora neza ntuzemerwa, niko Imana yabwiye Kayini. Noneho bivuze ngo nukora nabi ngo n'intungane bwira 17 umugani. Ayo ni amagambo afasha umuntu mu byaha. Ayo ni amagambo ashigikira umuntu mu byaha. Hari agakuru k'abantu bamwe bakoze b'Imana ngo bigeze kujya ahantu, bageze ahantu barahura baraganira, baganiriye umwe ati munzanira ko kunywa. Bamubaza ubwoko arakabaza barakazana. Bamaze kukazana amaze kukanywa baramubaza ariko se ni gute ushobora kugenda ukunywa kandi uri umukozi w'Imana? Arangije aravuga ati hano hari abakristo muri kura mu rusengero, naje kwiherera njyenyine, naha niherereye ubundi kumwe n'Imana. Bivuze ngo nubwo ndi kugasomana n'Imana. So hari abantu bagira ibyanditswe bibahumuriza bashigikira mu bintu byabo baba barimo, ariko bitavuze yuko ingaruka byanga bikunze banarazibona banarazisarura. Hanyuma tugomeze tugane amasinagogi
tujye gupfukamira ba sekibi erega papi cyangwa buri wese yumve ko umutima we ari rwo rusengero rw'umwami? nturi kureba iki kintu leta yakoze cyo gufunga zimwe mu nsengero zitujuje ibyangombwa. Narabashimiye bari cyane. bafite umwuka w'Imana, bari bafite umwuka w'Imana. Ntidutegereza ngo Imana nijya gukosora ibintu ngo izabanza kunyurira ahandi. Wibuke n'Abisirayeli, iyo usomye ijambo ry'Imana, Abisiraheli barayobaga bagera kure, Imana igahagurutsa bari mu undi muntu wo kubashyira ku murongo. takwa Farawo bajyaga basenga badahumeka batakambere yo mu ijuru. Usohora ako karirimbo ugazore None ko mbona ibihe bidusohoye hari iby'aba Abisiraheli bababazwa. mu nsengero nibanga no kumva dufite umubyeyi leta. Imana izakoresha na leta kugira ngo yongere isubize abayo ku murongo, kuko Imana yahaye ubuyobozi leta nayo igomba gusubiza abayo. Bya bihumbi 7 bitapfukamiye Bayali biracyari 7 cyangwa hasigaye kimwe? Aya, kuko ibyanditswe byo bidakuka byanga bikunze uwo mubare uzagaragara, kuko ibyanditswe byo ntabwo bijya bihinduka. Uwo mubare w'ibihumbi 7 wo ni ngombwa unarahari. N'ubu ngubu Imana imanutse ikavuga ngo nje kureba 7 yanabibona. Dufite abakristo twahereye ku bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, bafite imyumvire ndetse n'imigirire yo kumva ko imyemerere yabo itabemerera kujya kwa muganga. Ingero zirahari hano za Rwamagana, hari abaherutse kwitaba Imana. Aba bantu bafata ute? Abo ni ubuyobe, kuko nujya no kureba uwo muntu ubuzima abayemo nawe ubwe ntabwo yikunda. Umuntu naramuka yikunze azita ku buzima bwe. None uzanye imyumvire igushyigikira mu bujiji ngo ntabwo wemeranya ngo nibiriho kandi nabyo Imana yashizeho. Urambwiye ngo ibitaro Imana ntikoreramo. Urambwiye ngo mu gutange ubwisungane mu kwivuza kugira ngo ubeho, byo byonyine si uruhare rwawe kugira ngo ubeho. Niba utigiriye impuhwe se urumva ahubwo uri kwerekera hehe? Iyo ni ubuyobe, ni bwa bundi bujyana babandi muri wa muhanuzi numvise wo mu gihugu, niba ari muri Kenya niba ari hehe, wafasha abakristo akabiriza ubusa bose bagapfa, ngo bari mu masengesho ngo yo gushaka ngo yo gusenga iminsi 40 nk'iya Yesu. Tukiri kujyanye no kwiyiriza ubusa, ubifata ute? Kwiyiriza ubusa rero nge kuri ngewe ndabyemera. Kugaya abo ngabo bayirije bagapfa nuko babikoze mu buryo butari bwo. Uburyo buri bwo kwiyiriza n'ubuhe? Urafasha iminsi 40 ngo ugiye kwiyiriza ubusa nta kurya no kunywa, ngo ugiye kwigana Yesu, urinde upfa. Hari uburyo runaka bwo gusenga no kwiyiriza ubusa, ariko ubundi bavuze kwiyiriza ubusa ntabwo ari ukwimibiri. Nturi kureba nk'ubu ngubu ubu turi hano, ushobora gufata umwanya ukavuga ngo ngewe hari ibyo nanze. Erega kwiyiriza ubusa biri mu buryo butandukanye. Ushobora kwanga ibiryo aho wiyirije ubusa. Ushobora no kutanga ibiryo ukavuga uti ngewe nanze gukoresha social media muri iki gihe cy'umunsi bitewe nuko nshaka kuganira n'Imana mu buryo bwanjye bwite. Ushobora no gufata ukavuga uti ngewe sinshaka guhura n'abantu muri iki gihe cy'umunsi, ndashaka kuba mu mwanya wanjye ndi kumedita ku bigendanye no gusenga. Kwiyiriza ubusa bavuga ntabwo ari ukwima ibiryo gusa, ntabwo ari ukwima ibiryo gusa, kuko hari n'abandi bafata umwanya bagasenga. Yego Bibiliya ivuga ngo kwiyiriza ubusa no gusenga ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubundi iyo bavuze ngo kwiyiriza ubusa ni ukwima bya bindi by'agaciro, bya bindi byo wafataga nk'iby'ingenzi ku buzima bwawe mu gihe runaka, bitewe n'uburyo ushaka kugirana n'Imana no kuganira n'Imana. Ariko uravuze ngo ugiye kwiyiriza ugiye kwanga kurya iminsi 40 utarya utanywa, ubwo uri kumva hatarimo kwiyahura. Kwanza umuntu wese sinzi niba ashobora no kumara n'iminsi 8 atarya atanywa. Umugore bavuga ko ngo umugabo amara nimba ari iminsi 5 mu gihe umugore ngo amara iminsi 8. Rero niba ntabwo mbizi ibyo by'iyi minsi y'abagore nabo simbizi. None se ubwo urambwiye umuntu arajya kwiyahura ari kwicisha inzara ngo ari kwiyiriza ubusa, ni cye kintu abagambiriye muri ubwo ngubwo. Dore ikintu rero kibiterana leta niyo mpamvu tuyishimira yabigezamo ikabitunganya, nuko abantu benshi bafatira mu buryo bafata mu bujiji bwabo, igashaka kugira ngo idutunganye idushire ku murongo. Kuko niba unaniwe kwishira ku murongo kandi witwa yuko uri umwana w'Imana, hari amaboko Imana ihagurutsa kugira ngo agufashe gushira mu gaciro, gushira mu buryo ibyo Imana ishaka gukora. None se ntabwo uzi yuko Uwiteka Imana yigeze no gutanga ikabwira Abisirayeli ati mwampemukiye ngiye kubwira Abameleki babampanire. Imana ntishobora kubura uwo yaha isoko kugira ngo agushire ku murongo. Cyo ntabwo bishoboka pe, wanze kuyumvira. Wanditswe ngo abayo yabamenye kera. Abayo yabamenye kera? Ubwo ntihari abandi batarabaye abayo yabamenye kera.
rero ni Imana ifite ubushobozi bwo kumenya ibiriho, ikamenya ibyatambutse, ikamenya n'ibizaba. Ubwo rero abayo yamenye kera, ubwo hari abariho, hari n'abatambutse, hari n'abazaza. Ibyo ubwo nyine nuko nguko niyo context twayifatiramo. Kuko imenye past, izina present, ikamenya na future. Ubwo rero nabo muri future irabaza. Nabo nabayo. Ni byose naguhakanya. Uwasanga ari wowe nabo nabayo, abo bose nabayo. Atari Yvette Sandrine. Ariko tuvugishije ukuri ibigendanye n'imyumvire y'amadini n'abakristo kubigendanye na gahunda za leta. Rwose aho hantu muri shuka nta musi numwe uzigera uzagira utazabinjije igihe utumviye ubuyobozi. Kandi ubuyobozi bushirwaho n'Imana. Gira ubutumwa ugenera abafite amadini n'amatorero bakiri kumwe n'abakristo babo ariko bakakira atari bishyura mitiweli ndetse n'amasengesho agarinda arangira munsi ukira. Bene data cyangwa ibyo babwirije batabivuze. Bene data mwebwe mugira amahirwe yo guhagarara imbere y'abantu benshi kandi mukababwira iby'Imana. Mubibutsa no gutanga mitiweli. Munabashishikariza, munagerageza no kujya muri iyi mibare kugira ngo mubibumvishe. Kuko nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo iki gikorwa kigerweho, kandi nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo n'umuntu akomeze kubaho mu magara mazima. Roho nzima mu mubiri muzima. Nushobora gusenga urwaye umeze nabi, nushobora kumera ibintu byose bigendana n'ubuzima. Reka ngushishikarize wowe uhagarara imbere y'abantu, ubashishikarize kubahiriza amabwiriza ya mitiweli ndetse no gukora buri kimwe cyose kugira ngo ubuzima bugende neza. So reka ducukiriza ahangaha kugira ngo abahungu banakora ibindi. Ariko nshimire cyane abo twabanye kuri iki cyumweru bankoreye surprise. Nshimire cyane umuryango wanjye, nshimire buri umwe wese wafashe akanya ke akaba yaraje kwifatanya natwe mu gihe cyo kwizihiza isabukuru y'amavuko. Nako ubwo ni yubire. Ntago umwana aziziza isabukuru ngo nayo niziziza isabukuru. Kandi biracyakomeje, niba ushaka no kugera kwa Papi na nimugoroba rwose wazana keke zirakomeje gutangwa muri uku kwezi kose kwa 7 kwarangiye nibarekeraho Nukwa munane kuko nibirori biracyakomeje. Nimugoroba hariho n'ibindi. Abazana mitiweli abazana keke babanze bishyura mitiweli. Nabyo babanze bishyura mitiweli ubone gukoresha keke. Nabonye urwandiko ruvuga ko ngo kukandagira mu mujyi wa Kigali ngo umuntu azajya bayabanje kwishyura. Ariko ni ibihuha. Ziranyandiko ni ibihuha muzirinde. Ariko umuntu wari wanditse urwandiko rw'uko umuntu uzajya, ariko se sinumva ngo mbere ya jenoside yakorewe abatutsi y'igihumbi 1994 ngo kugira ngo umuntu ave muri Kigali ajya Bugesera ngo yabaga afite baragitaga ngo kimwe kabyarama, bakitaga ngo iki urwandiko rw'inzira nimba ari laissez passer simbizi ndaza batangaga ijoro. Oya wasabaga ukanagira iminsi umarayo utari burenge. Bari bagowe kuva mu ntara ujya mu yindi ntara byabaga uri ugomba kubisaba uburenganzira. Turashimira Imana iki cyandiko nacyo nta leta y'umwe yatubohoye, twaribohoye. Uru rwandiko narwo narubonye nikangamo kugera i Musanze mbona umujyi wa Kigali bivuze ko ibyo ari fake news. Mu byirinde nyamuneka. Hari umuntu twahuye kare ati twagize Imana baje i Kigali imbere. Yari umuntu w'umubyeyi w'umukecuru atabaje Kigali imbere ngo bagize Imana. Ati ngo byakajijwe. Ati ubu ngubu baturutse iyo ngiyo ntibaraza gusubizwayo. Ariko bana noneho byavuga ko ngo bizajya byapuruvwa cyangwa bikemezwa ngo na ministeri na Minarok, ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu. Ariko nk'umuntu we wicaye akarema kiriya kinyoma akagikwiza ku social media. Abahungu n'abahanga mu kubeshya ibihuha. So mwirinde ibihuha, mwirinde byinshi. So Uwiteka mugenga byose akomeze guhira imirimo n'ikizanyu pastor. Uwiteka nyine ngabimana guha umugisha. Murakoze nawe. Kandi rwose bataza kugira ngo nashishuye wa muvandimwe akantu gakuremo. Amavuta ya Uwiteka nyine ngabimana akomeze kuyabungabunga. Amen. Urakoze kuza kuduhesha umugisha. Murakoze cyane. Abandi bose mwiyita abakozi b'Imana kandi mujya gucisha ibyo bibaraga. Hari nabo numvishe bashyira mu mazwi ngo baroga abantu ngo bagira bate biragahera. Njye nitwa Nero Valens Papi. Uwiteka mugenga byose akomeze guhira imirimo n'ikizanyu. Bye bye.